muraho neza nshuti zanjye, amahoro y'Imana akomeze abane natwe twese hamwe. Gahunda ni yindi ni bisanzwe ni ibiriho. Noneho wakwibaza ngo ibiro muzaniye uyu munsi biragira biti? Ntujye kuri. Ibiro by'uyu munsi biragira biti inshuti. Wakwibaza inshuti ni iki? Ese wowe iyo wumvise inshuti umva iki? Nicyo cya mbere. Ese wamenya gute inshuti nziza n'inshuti mbi? Iki ni ikibazo benshi twibaza. Twatandukanya gute inshuti nzima ziri mu buzima bwacu n'inshuti mbi? Ntujye kure rero, ngwino tubane hanyuma dusobanukirwe hamwe. Inshuti ni iki? Iki nicyo kibazo cya mbere wakwibaza. Ngiye ku bwanjye, ku bitekerezo byanjye, numva inshuti ni nk'umuntu mukundana ariko mwizerana cyane, uwo ngo njye niwe nita inshuti. Nubwo bamwe tubyitiranya ukita umuntu inshuti kandi atari inshuti yawe, ari umuntu muziranye. Ugasanga uvuga ngo uyu ni inshuti yanjye kandi atari inshuti yawe, ari umuntu muziranye. So inshuti ni umuntu mukundana, yaba undi wizera kandi ikindi ukaba uzi ko nta kintu kibi yakugirira, uwo ngo niwe byibuze wakise inshuti. Anga none wakwibaza ngo ni gute wamenya inshuti nziza? Ese nawe iki kintu ujya ukibaza? Ese nawe ujya wibaza ngo mu nshuti ufite zose ni nziza cyangwa harimo n'inshuti mbi wita inshuti? Harimo abantu babimuziranye wita inshuti kandi ari abantu babimuziranye mu buzima bwawe. Tubane ujye kuri. Ikintu nakubwira cyo, reka mbanze mbaheza agatekerezo kamwe. Hari inshuti ebyiri zari ziri kujyana mu ishyamba, hanyuma inyuma yabo haturuka igikoko. Icyo gikoko cyararyanaga cyane, ariko icyo gikoko kitajya kirya abantu bapfuye. Noneho inshuti number 1 irebye inyuma ibona hari igikoko kiri kuza kije kubarya. Noneho yo kugira ibye mugenzi we ihita izamuka igiti, irurukanyira agenda izamuka igiti. Hanyuma inshuti number 2 ibona mugenzi we yazamutse igiti wakiri hasi. Arababara ariko nta ndi mahitamo yari afite. Arangije aratekereza neza, aravuga iki gikoko hari umuntu wavuze ko ntabwo kiyakiriye umuntu wapfuye, so bivuze ko nimfa kitari bunye. Ahita yigisha hasi amera nk'uwapfuye. Abaye nk'uwapfuye, noneho igikoko kiraza kimugezeho, kikajya nyine kimuhunahuna mu matwi, kiri kumukomba kujya nyine cyumve ko ari muzima. Arakomeza amera nk'uwapfuye. Igikoko kibona ko yapfuye, ko kitaryaga umuntu wapfuye, kirigendera. Wa wundi uri mu giti hejuru aribaza, iki gikoko cyabwiye iki uyu muntu? Cyamwongorera iki kuko cyabonaga ari mu matwi ye. Noneho arangije aramanuka, igikoko cyagiye. Arangije amubwira ngo none se kiriya gikoko cyakugiraga gute? Umukobwa nawe arangije amubwira ati cyambwiye ngo nguri inshuti mababi. Ese nturi inshuti mbi, nturi inshuti mababi? Ubwo rero namwe mwibaze, iyo nshuti ibona muri mukaga ikagusiga, ikahita izamuka igiti ikagusiga hasi, ntinakubwiye ngo nawe wirwaneho. Izo nizo nshuti dufite muri iyi minsi. Ya nshuti uhura n'ikibazo ikahita igusiga ikirukanka, izo nizo nshuti dufite. Ese nawe urazifite? Iyo urebye mu nshuti zawe usanga ufite inshuti nk'iyo ngo icyo gitekerezo tumaze kuvuga, umuntu ufite inshuti nkize. So noneho hano niyo mpamvu tugiye kureba ngo inshuti ziri ubwoko bwinshi. Tugiye kureba ubu bwoko butandukanye bw'inshuti, tunarebe se mu buzima bwacu n'izi inshuti noneho dukwiye kugira. Ntitubane rero, ntusige, kugira ngo tujyane 5 kuri 5 dusobanukirwe. Habaho inshuti 3 nizo zibaho. Wakwibaza ngo izo inshuti ni izihe? Inshuti ya mbere ni inshuti mababi. Inshuti ya kabiri ni inshuti mashami. Inshuti ya gatatu ni inshuti mizi. Inshuti cyangwa se ubushuti bw'abantu bugereranywa n'igiti, kuko murabizi igiti kigira amashami, kikagira amababi, kikagira imizi. N'ubushuti bwacu kuri iyi si bugereranywa n'ibyo bintu bitatu. Turaje tubirebe, ntujye kure. Nk'uko mu gihe cy'izuba amababi ava ku giti akagenda igiti kikoma, hanyuma akazagaruka mu gihe cy'imvura.
igiti gitoshye nibwo amababi agaruka. Ni nako hari inshuti tugira mu buzima bwacu ziza mu byiza mu bibi zikadusiga. Ese nawe izi nshuti ubona mu gihe ubunezerewe gusa mu byiza ukazibura, nawe izi nshuti urazifite? Njyewe ndazifite. Nawe witekereje neza wasanga ufite izi nshuti mababi mu buzima bwawe, kuko amababi barayaca ari ku giti, ariko igiti baragica. Amababi baraza, igiti kiba kiziye amababi cyane, kizi ko ntacyo cyaba amababi ahari, ariko amababi barageraho bakayaca, igiti gikomeza kikabaho. Nawe rero mu buzima bwawe ufite izi nshuti ugira ziza umeze neza, wamera nabi zikagenda? Reka tubirebe. Izo ngizo ni inshuti mababi. Nimba ufite umuntu uza ko habaye ikirori, utagira ikirori ntazi, urugero nka ya mpano yahuye n'ibibazo, vraiment tunamuhe gukomeza kwihangana mu bihe harimo bitoroshye, ariko yari afite inshuti, kandi inshuti zimukunda zimwereka ko bari kumwe pe 5/5. Noneho agize ibyago ziramusize, noneho ikibi si ukumusiga, zigiye kwifatanya n'abanzi be. So inshuti ahantu yibonera, inshuti nta kifite cyo kugufasha muri iyo situation urimo. Mu by'ukuri nta bushobozi afite bwo kujya kugufunguza, nta bushobozi afite bwo gukura muri icyo kigeragezo urimo. Ikintu inshuti nzima byibuze isha kugira ubone ko ari inshuti nzima, byibuze nireke kugira ikigufasha, kuko nta kifite yago, nta kishoboye muri ako kanya muri situation urimo yagufasha, ariko byibuze umusanzu inshuti yawe yakaguhaye ni ukureka kujya kwifatanya n'abantu bari kukota. Byibuze nubwo nta kintu ifite igufasha, nubwo nta musanzu iratanga ku kigeragezo uri gucamo muri aka kanya, ariko byibuze icyo yakagufashije kimwe cyakoreka ko uyu muntu ari muzima, nuko atari bujye kwifatanya n'abantu bakwishimye hejuru. Byibuze uwo ni umusanzu wagahaye inshuti yawe, akavuga ati nubwo ntacyo yamfashije, ariko byibuze ntiyifatanyije n'abari kumurwamenya, sibyo? Ariko inshuti izo ngizo navugaga ni ya yindi ugera mu kigeragezo, wagera mu bintu byiza nibwo uyibona, wagera mu bibazo wayibuze. Izo nizo nshuti dufite, izo nizo nshuti twita inshuti z'amababi. Ariko izo nshuti nta kibazo zidutera, kubera ko kubana nazo n'amahitamo yacu, biroroshye cyane. Biroroshye cyane kuzimenya. Ni inshuti urabona byashyushye, byaba byakonje ukahita uyibura. Ni inshuti iza iri kugusaba amafaranga, utawayihaye amafaranga nturayibona. Ni inshuti iragukenera, wowe wayikenera nturayibona. Izo nizo nshuti mababi. Nimba uzifite mu buzima bwawe nawe urabimenya nyine. Ni inshuti, ni ukuvuga ngo ni inshuti zimeze nk'ibicucucucu byacu. Iyo izuba rije ubona igicucu ryagenda kikajyana n'izuba. So n'izi nshuti ziba zimeze nk'ibicucucucu byacu. Ni ya nshuti urabona mu gihe yiri kubona byashyushye gukeneye nibwo urayibona, mu gihe yagukeneyeho amafaranga nibwo uramubona, mu gihe yagukeneyeho serivisi runaka nibwo uramubona, mu gihe nta kintu muri ako kanya ari kumva gukeneyeho arahita avura mu buzima bwawe, azongere kukwibuka ariko yongeye kugukenera. Izi nizo nshuti mababi. Ese urebye mu buzima bwawe izo nshuti urazifite? Ese mu by'ukuri izi nshuti urashaka gukomeza kugumana nazo? Inshuti udashobora kubona gukenera ngo uyibone keretse ari igukeneye. Ese urazifite mu buzima bwawe wowe witekereje neza? Ahangaha noneho ku mwanya wa kabiri haza indi nshuti, ukwibaza ngo noneho ni iyihe?
inshuti ya kabiri ni inshuti mashami. Inshuti mashami, anga igiti kibesha ko hari icyo amashami avuze cyane kuri cyo, nyamara ni ukwibeshya. Hano igiti amashami barayakata, ariko bayakase igiti gisigara gihagaze. Ntabwo igiti kigwa ngo nuko amashami yavuyeho, ntabwo cyuma ngo nuko amashami yavuyeho. Niko natwe hari inshuti zitwiyoberanyaho tukibeshya ko ari inshuti zacu, nyamara ari inshuti mashami ku buzima bwacu. Ari inshuti ku buryo zivuye mu buzima bwacu ahubwo bugenda neza kurushaho, ahubwo zikaba zifite byinshi zicaga mu buzima bwacu, ku buryo kuzireka byatwubaka aho kudusenya. Izo nizo nshuti mbi cyane kurusha tuba dufite mu buzima bwacu. Inshuti ushobora kureka ntugire icyo ubaho ukabona nibwo ubayeho neza kurushaho uyiretse, iyo nshuti niyo kureka wakaretse mu by'ukuri. Ikibi cy'izo nshuti mashami ni indyarya, ziba zimeze nk'uburozi mu buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo biragoye cyane kumenya izi nshuti kubera ko aba ari indyarya cyane. Icya mbere cyo ni abantu bahora babaririza amakuru yacu, umuntu akaba adasinzira abaza amakuru yawe, ari mu biki, ahugijwe n'ibiki muri iyi minsi, bimeze bite. Donc ubuzima bwawe bukagenda bukamuhiriza paka, akagira umwanya muke wo kwita ku bye, akagira umwanya munini wo kwita ku byawe. Ni za nshuti rimwe na rimwe musangira, ariko hagera igihe cyo kubabara ukisanga wenyine, ukaba utapfusha umuntu ngo aze, ukaba utarwaza umurwayi ngo azane murebeho byibuze. Donc wa muntu urakureka ko muri kumwe kandi yishimira ibyiza byawe, kandi ahubwo yishimira ibibi byakubayeho, ari byo celebrating, kandi akubeshya ko ibyiza byawe ari ibye. Inshuti mashami, ariko iyo babashije kumenya inshuti mashami, urazirekura mu buzima bwawe. Ukwiye kwita uzirekura, ugatangiraho kubaho ubuzima bwuzuye. Kuko ahangaha izi nshuti mashami, ugize imana ukayisobanukirwa mu buzima bwawe, ukareba umuntu ukavuga ngo umuntu ni inshuti mashami, run. Kubera ko iyi nshuti nta kintu uzageraho muri kumwe. Iyi nshuti aba ari mbi, ni nazo mbi ziruta na ya nshuti mbi twabonye hejuru y'amababi. Kuko amababi yo twabonye ko ari ya nshuti mbi, ariko idafite icyo yishe mu buzima bwawe. Iza ibintu byiza byaje byashyushye ikagenda, ntabwo ifatitse, ntabwo ikomeye. Ariko iyi nshuti mashami ni ya yindi ikwereka ko muri kumwe ku buryo ushobora kuyizera 100%. Ushobora kuba inshuti magara ari we mwanzi, ahubwo ukwanga kurusha abandi bantu bose ku isi. Surumva ko niyo nshuti mbi ugomba kwirinda, ugize imana ukayimenya. Ariko uburyarya bwa mashami butuma tutabona agaciro k'imizi. Hano imizi ni ubundi bwoko bw'inshuti. Urumva igiti kigizwe n'amashami, amababi n'imizi. Amababi twabonye ubushuti bwayo, amashami turabibonye, tugeze ku mizi. Hano izi nshuti z'amashami zituma tutabona agaciro k'imizi. Nk'ukuntu igiti nacyo kitajya kimenya agaciro k'imizi, kiba kibona gikikijwe n'amashami n'amababi, kikabona gisa neza, kandi mu by'ukuri ibyo byose iyo bikivuyeho, igiti ntacyo kiba, nticyuma, ntikigwa, gikomeza ubuzima. Ariko imizi kirekuye, igiti gihita gipfa, kikuma, kigahita gita n'ubuzima. Imizi noneho icyiza cyayo ntabwo ikeneye kukwemeza. Ni nayo mpamvu iba mu butaka,
yarisobanukiwe. Imizi yo ifite confidence ubwayo, izi kivuze ku buzima bw'igiti. Ntabwo yo irwana no kwerekana kwa prova ko ifite akamaro ku giti, kubera ko yo ubwayo irabizi ko igafite. So ni nako inshuti y'imizi ku buzima bwacu, inshuti nya ku buzima bwawe ntabwo irwana no guprova ubushuti bwawe. Irabizi ko gukunda, irabizi ko ntayo wayiburana, ntabwo iragenda kwitarakasa ngo ujye kugura gift idashoboye kugira ikwemeze ko igukunda ngo iguhonge. Ni yacu tutazapfi ikubona, ariko na ya yindi itazaruha irwana no kukwemeza. Iyo niyo nshuti imizi yacu tutazabura mu gihe uyikeneye. Iyo niyo nshuti ya nyayo, niyo dukeneye mu buzima bwacu. Ariko igiti cy'imizi yibera mu butaka, ikanyunyuza imyunyugugu y'igiti, ndetse ikagaburira n'igiti. Niko kamaro kayo. Ariko igiti hari igihe kibeshya ko amashami kibwira ko hari icyo avuze, ariko bayatema igiti kigakomeza kikagaragara. Ariko imizi ntabwo iba ishaka kwigaragaza, iba yibereye hasi mu butaka, niho yibera. Ntabwo yibonekeza ngo yishire hejuru. Hari inshuti zibonekeza nko ugasanga umuntu yashyushye, cyane cyane nk'abantu babakire cyane, ugasanga abantu babihomaho bashaka kwerekana ko bagira abantu babingenzi mu buzima bwabo, kandi ugasanga nibo bagambanye mu kazi. Boss, tuvuge nk'umuboss, umukozi wibonekeza imbere y'umukozi cyane, uwo mukozi ari umwanga, ari mugambanya, ari uwoshya abandi. Ariko umukozi ukora neza wibereye hariya ku ruhande, ntabwo ushaka kwereka boss ngo ndakora, warabizi ko akora. Boss yabibona atabikora wazi icyamuzanye. Babandi bibonekezwa nibo banebwe, kandi mbibaho nayo kazi ka urebye wasanga bahari. Rero iyo amashami avuye ku giti, nibwo igiti kibona agaciro cy'imizi. Ni nako n'imizi igaragaza ko ariyo igize igiti. Ni nako no mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo tugifite izo nshuti z'amababi ku buzima bwacu, z'amashami mbi, ya nshuti utashaka ngo uyibone, ya nshuti ikuhamagara ariko ugiye gusaba amafaranga, ya nshuti igushaka ukaboneka wowe wayishaka ukayibura. Iyo nshuti iyo zikiri mu buzima bwacu, ntabwo duhereza amahirwe babandi badukunda badukunze nta mpamvu. Kugira rero tubone babandi badukunda bya nyabyo, bisaba ngo twirukane izo nshuti mbi ku buzima bwacu, hanyuma noneho za nshuti zidukunda za nyazo noneho tuzibone. Dukura umuntu utari w'ingenzi ku buzima bwawe, mwirukane pe, usigare kugira byibuze umuntu w'ingenzi amaso yabashe kumubona, mubonane. Ahangaha rero inshuti imizi niyo ukeneye muri ubu buzima. Nk'uko igiti kidafite imizi kitabaho, ni nako hari inshuti tugira zimeze nk'imizi mu buzima bwacu, za zindi mubana mu bibi no mu byiza. Izo nshuti nizo ukeneye mu buzima bwawe. Ni inshuti ya yindi nubwo yaba inshuti imwe yonyine, ariko ari inshuti nzima ku buzima bwawe, ari inshuti imizi. Iyo nshuti niyo ukeneye kurusha ba bantu bangana. Mana yanjye, ugasanga ufite inshuti hari abantu bagira ibigare, ugasanga ufite inshuti zivuye zikagera abantu bose uri inshuti zabo, ariko bose iyo ufite inshuti nyinshi gutyo nako ufite n'abanzi benshi. Gira inshuti nke ariko inshuti z'umumaro. Duharanire kugira inshuti imizi. Icyiza cy'inshuti imizi, icyambere cyo ntabwo zikeneye kwigaragaza ngo uzemere, oya.
nagakora ikintu kidashoboka kugira ngo akwemeze ko n'inshuti ye. We muri we arabizi ko agukunda, arabizi ko nta mpamvu n'imwe agukundiye, arabizi ko agukunda biturutse mu mutima we. So niyo mpamvu adakeneye kurwana no kukwereka. Oya. Indi nshuti ya kabiri ni inshuti zitumira wagize ibyago. Ni inshuti idakeneye kugira ngo nimba wagize ibyago uyisabe. Oya, iribwiriza. Tiwani yagize ibyago ntabwo ngomba kubura, yo arababaye, akatesha mwanya wawe, arababaye, arankeneye. Iyo nshuti kayitiza yirukanka utanayihamagaye. Iyo ni inshuti misi. Noneho kandi gashya kayo ni ya nshuti ititumira wagize ibirori. Ntago ari inshuti y'ikirori. Oya, ni ya nshuti irarindira mu gihe wagize ibyiza wowe yisangiza ibyiza byawe. Ntago imeze nka bya biti mababi, nka nshuti mababi iza uko hahiye, hazi ibintu bitameze neza ugahita uyibura. Iyo noneho ni ya yindi iza ari ibibi, ibyiza ahubwo ukayibura ikarindira kuyaproshinga. Murumva iyo nshuti ni number 1. Ni ya nshuti isobanuye byose mu buzima bwawe, ku buryo rimwe na rimwe nubwo utabitekerezaho cyane, ku buryo nubwo utabitekerezaho cyane, ni ya nshuti ubura mu buzima bwawe ukabona donc ukajya ubona wabuze umuntu. Nubwo wakomeza kwihagararaho ariko ukajya ubona wabuze umuntu mu buzima bwawe, ukumva icyasubiza ibihe inyuma, ya nshuti yawe ikagaruka. Ukumva ni umuntu mutavuganaga byinshi ariko waguherezaga amahoro. Ni umuntu mutamuhujwe na byinshi ariko kuvugana nawe ukumva uratuje, ukumva iyo presence ye mu buzima bwawe urayikeneye. Iyo aba ari inshuti misi. Ya nshuti ubura mu buzima bwawe kumva hari ikintu uzinze, kumva ufite loss, kumva wahombye. Iyo ni inshuti misi. Nuyibona ntuzayitakaze. Icyambere cy'impamvu inshuti ari ingenzi, abamashami, abamababi byose bibaho kubera imisi. Nukuvuga ngo ni ya nshuti ituma ubuzima bwawe buryoha bugenda neza. None iyo nshuti uyifite, izi nshuti amababi, izi nshuti imizi, izi nshuti mashami, nazo ubwazo zibeshwaho n'inshuti imizi. Kubera ukuntu unezerwa mu buzima bwawe, nazo zishimira kuza aho uri, zikuryarye, zikwereke kuri inshuti yazo cyane, zitangire ziguteranye na nshuti imizi, kugira ngo abe arizo ufata gutyo. Kumbe nazo zitazi ko inshuti imizi ariyo iri gutuma umererwa neza. So inshuti imizi, inshuti ya nyayo mu buzima bwawe urayikeneye. Ya nshuti idafite ikintu gukundira, wa muntu ushaka kubaza ngo ugasanga ugirira nabi umuntu mu by'ukuri ntabwo umukunda nyine bigaragara, ariko usanga umuntu akomeza akagukunda nta mpamvu, ku buryo nawe ubwo ushaka kumubaza ariko uyu muntu umukundira iki, akagishaka akakibura, akabona ntumwitaho, amafaranga umuha wenda ngo n'amafaranga gushakaho, ntago amarangamutima yanezeza cyane tuvuge ngo niyo mpamvu, ahubwo usanga umuntu aragutekereza tu nyine aragukunda bidafite impamvu, nawe ku buryo avuga si umuntu kucyamura mu bitekerezo, nawe ubwo akumva ashaka no kubireka ariko bikamunanira. Iyo ni inshuti imizi. Uyitakaje nabwo nyuma y'igihe uribuka ko hari umuntu wabuze ubuzima bwawe kandi wari ingenzi. Ushobora kutabitekereza aka kanya, ariko nko mu gihe kiri imbere ukagira ukavuga hari inshuti wabuze. Ngiye byambayeho, hari inshuti mbi nigeze kugira, nayigira nka ya nshuti twabonye ya kabiri y'indyarya, ikwereka ko ugukunda kurusha abandi, amakuru yawe ikayakurikirana kurusha abandi,
ya nshuti utarya wimye, ya nshuti kwereka ko muri kumwe 100%, ya nshuti ubwira business urimo akaba ari guca ku ruhande ikagita igenda ikakugambanira kuko wamwizeye, umubwira amakuru yawe. Ayo makuru yawe niwe uyasenya kandi wowe wari umwizeye, wumvaga ko ibyiza byawe ari ibye, nyamara wibeshye. Izo nshuti nizo twuzuranye, ni nazo nijyarya dufite nyinshi. So tutangire twisuzume, tumenye abantu dukwiye kwana nabo mu buzima bwacu. Nyine ni ukuvuga ngo inshuti mizi twita tuzirengagiza mu buzima bwacu, ahubwo inshuti nijyarya, inshuti z'indyarya kazo twita twimika, kubera ko nyine tutari twisobanukirwa nyine muri ubwo buzima turimo. So nahawe nanjye kugira ngo tumenye ese mu by'ukuri inshuti dukeneye mu buzima bwacu ni izihe. Ese ukeneye ya nshuti wowe ukenera ukayibura mu gihe uyishaka, kandi iyo yagushake ikakubona? Ukeneye ya nshuti igufata nk'uko uyifata, ya nshuti ubona mu bibi ukabona mu byiza, ukayibona mu marira ukayibona mu byishimo. Iyo nshuti niyo ukeneye, ntabwo ukeneye ya nshuti yo kubona uguseka gusa, kwa ku isi ni up and down. So niyo mpamvu dukeneye ya nshuti igukavaringa igihe wibuze. So murakoze cyane rero, n'ibisanzwe ni biriho, amazina ni Wani Umutoni.